uwo mugabo yahise agenda. Amaze kugenda Rose yatangiye kwihanagura amarira. Icyo gihe twari tugifatanye kwa kundi usa n'uhobereye umuntu ariko nanone asa n'uwahindukiye. Naramubwiye nti ihanganiro rwose mbabarira, wenda ibi byose nicyo biteye. Roza yahise andekura ubundi asubira muri cya cyumba twari twahozemo. Tugeze muri icyo cyumba Roza yicaye ku buriri yarababaye cyane. Nanjye namwicaye iruhande ubundi ndamubwira nti ni ukuri mbabarira Ro. Roza amaze akanya atavuga ahubwo asa n'uri kure mu ntekerezo, asa n'uri gutekereza ibyari bimaze kuba. Nuko ageraho mbona azenze amarira mu maso, yamarira hashize akanya atangira kumanuka. Roza arambwiye ati ubu se nzajya ncahe? erega wikwicira urubanza Ro, none se uretse wowe undi uzi ko twabikoze n'indi? Nuriya n'ubukekeranye ntabyo azi rwose. Ikibazo si ukubikora ahubwo nibigiye gukurikiraho. Sinzi ko biza kurangira gutya gusa. Ndabyumva Ro, ariko humura, uko bizagenda kose tuzaba turi kumwe. Urwo rugamba ntabwo uzari urwanda rumwe, ahubwo tuzarufatanya. Rwose hangana kandi komera. Kubwe yumvaga umuntu wese uri mu mubone ari buhite amenya ibyo avuyemo, ariko nagerageje kumuhumuriza. Twamaze aho ngaho nk'iminota 40 agiraho aranyumva ubundi turasohoka. Rose ansabye ko twashaka kandi ntiduca wa mupasitori yari yaciye ngo tongera guhuza amaso nawe. Rero nise mpamagara buri wampaye icyo cyumba kuko yari yansigiye nimero nshobora kumuhamagaraho mu gihe nabangize icyo nkenera, ubundi mubwira ko tumushaka. Yasanze duhagaze aho ngaho imbere y'umuryango aradusuhuza, ubundi ndamubaza nti ese abantu batashye? Yarambwiye ati yego bagiye. Ubwo ibyo kumubaza indi nzira twacamo ntabwo byari bikiri ngombwa, ahubwo namubwiye nti nabonye harimo nabi wacu bari baje mu biki, nuko ambwira ko bari baje mu mahugurwa. Namushimiye serivisi nziza baduhaye, muhana agafunguza ke ubundi twe turigendera. Tugeze ku irembo aho Roza ashoboraga kutagira, yansabye ko namuherekeza tukagenda tuganira, nuko tugenda n'amaguru. Naramubwiye nti nashimishijwe n'umwanya tumaranye Ro, nukuri wakoze cyane, uyu munsi ntabwo uzigira umva mu ntekerezo. Nawe yarambwiye ati nawe wakoze cyane, kandi nk'uko ubivuga uyu ni umunsi w'amateka kuri twe, kandi uhumure rwose. Ibizakurikiraho niteguye kubyakira. Ariko se Ro, kuki wumva ko hari ibintu bibi bizakurikiraho? Kuki rwose wicira urubanza? Sinzi niba utabizi, ariko ndi umwe mu bahagarariye urubyiruko mu itorero ryacu. Sinzi ko kuba uriya mugabo yadusanganye hariya bizangwa amahoro. Bashobora guhita bampagarika kuko binyuranyije n'ibyo twigisha, ariko niteguye kwakira igihano cyose nzahanishwa kuko nanjye nzi neza ko nakosheje. Nige wari watumye akora amakosa. Rero naramubwiye nti ni ukuri nongeye kugusaba imbabazi, kandi musezeranyije ko ntazongera kukugusha muri iri kosa ukundi. Ni ukuri waba umfashije cyane rwose, ndagukunda kandi cyane. Si ngombwa ko ngerageza ngo ukunde wemere ko ngukunda. Namwijeje ko ntazongera gushidikanya ko nkunda kuko yanyeretse igihamya. Twagezeho dusezeranaho mutegera mutarataha, nanjye mpita ntaha. Ku mugoroba yampamagaye ambwira ko yageze mu rugo, ko ariko agihangayitse cyane. Ubwo ntagiye kumuhumuriza, Nadine yahise ampamagara. Namusabye ko yanyihanganira gato nkabanza nkitaba mpamagaye, ambwira ko nta kibazo arakupa nitaba Nadine. Nadine yabajije ko niriwe, mubwira ko niriwe neza, ko ariko nari mukumbuye. Nuko arambwira ati humura noneho naje. Iyo twabaga tutangiye kuvugana, twaraganiraga isaha igashira tugatangira indi kugeza aho twembi dutangiye gusinzira. Iryo joro rero ntabwo nabonye ko nongera kuvugisha Rose. Kuwa mbere nk'ibisanzwe nabyukaga kare nkajya mu isoko kugura imboga n'ibindi bicuruzwa. N'uwo munsi niko nabigenje. Nongeye kugaruka mu rugo nka saa 4 ndakingura ntangira kwakira abakiriya. Nka saa 5 Rose arampamagaye. Nubwo nari mpoze naramwitabye mubwira ko ndi mu kazi, ariko musezeranya ko nza kumuhamagara. Nka saa 8 ubwo abakiriya bari bamaze kugabanuka, nahamagaye Rose.
Anyitabye numvise meze nk'uri mu rugo, kandi ubusanzwe ayo masaha yabaga ari ku ishuri. Rero namubajije niba yarwaye, ambwira ko bisa nabyo, maze ndamubwira nti none se nta nubwo abonye kujya mu kazi? Yaranshubije ati ku kazi nari nagiyeyo, ariko uyu munsi natashye kare. kubera iyo ndwara se? Oya, ahubwo babaye bampagaritse. Ntabwo bishoboka. Ubwo se bakujejeje iki? Ngira ngo siko kiriya kigo cyashinzwe na ririya torero. Ibyo ndabizi. Rero kuko bampagaritse ku nshingano nari mfite mu itorero, bahise banampagarika ku kazi, kuko bo bashyira imbere imyitwarire y'umurezi. Bifuza ko abarimu baba intangarugero, abanyeshuri bigisha bakaba ari bo bafatiraho urugero. Kandi ibyo nari ndimo ejo ntabwo rwose ari byo. None se ubwo icyaha wakoze ni ikihe? Kuba yaragusanze hariya bivuze ko wasambanye? Mbere yo kumpagarika babanje kunganiriza, bambaza ibyo nari ndimo nkora muri icyo cyumba, babwiza ukuri ko icyo cyaha nagikoze. N'uwo wabyishe byose? Ubwo si ibihakana biri kuba iki? Iyo ubabwira ko twaganiraga gusa ntabwo bari kubyumva koko? Birashoboka ko bari kubyumva wenda bakanabyemera, ariko se kari bonari kuba mbeshye, Imana ntabwo yarize ukuri. Imana si bimenye, ariko ntibakwirukane mu kazi byabitwaye iki? Ubwo bukristo bwanyu nibwo buzatuma mutagiraho mugera. Ubwo koko ntabwo ari wowe wisize? Ntabwo nifuza gukora ibyaha bibiri. Biriya nabikoze nzi ingaruka bishobora kongeraho. Nabikoze ntabikunze, ahubwo ari ukugira ngo byibura wizere ko ngukunda. Icy'ingenzi ni uko ubu wemera udashidikanya ko ngukunda. Naho ibyo bihano byo nzemera kubikora kuko nanjye najyaga mbisabira abandi. Nta kundi nyine ubwihangane. Iyo myitwarire ya Roza yarantangaje. Yaratandukanye n'abantu benshi barimo nanjye. Wifuzaga ko umukristo mwiza niba akoze icyaha akihangana n'ingaruka cyamugiraho aho kugihakana. Ibyo byanyeretse ko atifuza ikinyoma. Hashize nk'icyumweru Roza akuwe mu itorero anahagaritswe mu kazi. Ubwo ndi mu kazi nanone yarampamagaye. Mwitabye yambwiye ko hari ikintu ashaka kumbwira, nanjye mubwira ko muteze amatwi. Nuko arambwira ati ababyeyi banjye bamenye ko nahagaritswe mu itorero no mu kazi, none bambwiye ko bifuza kumenya uwo musore twari kumwe. Ubwo se ni ngombwa ko bamenye ko ari Gero? Ntekereza ko byatuma bagabanya kundakarira, kuko barakuzi, bazi neza ko kuva kera twahoze turi inshuti. Wenda bareka kubunza imitima bibwira ko ntangiye kunanirana. Yego nibyo, ariko ku rundi ruhande bishobora gutuma bantakariza icyizere. Njye nuva bababwira ko bazaba bamumenye. Kubera iki se utifuza ko bamenya ko ari wowe ri? Ese nturi umukunzi wanjye? Ntunkunda se nk'uko ngukunda? Nibyo rwose ndi umukunzi wawe, ariko haracyari karero nibwo tugitangira gukundana. Ubwo se urumva twahita tubabwira ko dukundana kandi tutaramenya naho urugendo rwacu rwerekeza koko? Reka kuba abantu bakundana ntabwo bivuze ko bazabana. Ubwo si byo wari ubizi ubwo wansabaga kuryamana nawe? Mubeshyize ko ntari mbizi ro? Nari mbizi rwose. None se wowe uko ubizi uzi ko abakundanye bose babana? Ubu se no kuvuga ko ari jye musore wambere ukundanye nawe? Ariko eri, ni wowe cyangwa n'undi uri kuvuga ibyo? Nijye rwose ro, kandi nizere kumva neza ko nkomeje. Ababyeyi bawe wabwire ko igihe cyo kumenya uwo musore mwari kumwe kitaragera, ko nikigera bazamubona. Ariko eri, wambabari ukambwiza ukuri niba utankunda, ukabimbwira hakiri kare kugira ngo nkomeze kukwishyiramo, kandi wenda utankunda. Ndagukunda, ariko ntabwo kuba ngukunda bivuze ko ugomba kunkoresha amakosa ro. Ariko se amakosa uvuga nshaka kugukoresha nayahe? Kubwira ababyeyi ko ari wowe twari turi kumwe, bakareka gukomeza kubunza imitima, ubwo koko ni bibi. Kuki utumva ko byibura byatuma bareka kuntakariza icyizere? Kuki koko utiyumvisha ukomerewe? Nuko bimeze ro, niba ushaka kubibabwira babwire ko ari uri kumwe n'undi, ntuvuge ko ari iki. Roza abuze icyo avuga, ubundi ngeraho ndamukupa. Ntabwo nifuzaga kumubabaza, ariko nanone ntabwo nifuzaga ko ababyeyi be bamenya ko ari igihe twari turi kumwe ngo ejo bazumve ngo nashakanye n'undi. Nanone ibyo byatumye ntangira gutekereza amaherezo yabyo. Ese nari kumukunda kandi nkakomeza gukundana na Nadine? None se nari guhitamo Roza, umukobwa ufite ubwiza busanzwe, nkirengagiza Nadine
ufite ubwiza buri wese abona. Mu by'ukuri sinifuzaga kugira uwo mbabaza n'umwe, kuko nubwo Roza ntamukundaga nk'uko nakundaga Nadine, yari umwana w'iwacu, inshuti yanjye n'umuturanyi wacu. Nari naramusabye kuryamana nawe ntagamije kuryamana nawe, ahubwo kuko nzi ko atabyemera, numvaga ko ibyo nzabigira urwitwazo nkatandukana nawe, kuko ninatangiye gukundana na Nadine. Ariko umukobwa wo kumpakanira yemeye kubikorera urukundo nkunda, kandi nyamara ntacyo byari byarahinduye ku mutima wanjye. Nari nkibana Nadine nk'amahitamo yanjye ya mbere. Uwo mukobwa rero nabonaga amaherezo akwiye kumenya ko nta gahunda ifatika nawe dufitanye, ariko nanone ntabwo rwose byari byoroshye. Natekerezaga aho nzabihera, nkibaza impamvu nzamuha, nkumva ndayibuze. Naje kugeraho mpamagara Manuel, ya nshuti yanjye. Ntacyo nigeraga muhishe, n'ibyo byose byarabaye yarabizi. Uwo munsi rero nabwiye ko mpangayitse cyane. Nabwiye ko ntifuza kubabaza Roza, ko ariko mbona ntangiye kubikora. Nti rwose ndumva ndemerewe. Manuel rero yarambwiye ati, aho kugira ngo ukomeze umubabaze nk'uko ubikora, wamubwiza ukuri. Roza aragukunda, ariko we ntabwo mukunda. Manuel naramubwiye nti, ikibazo naho nzamuhera, ubuse nzamuherahe? Manuel yanashubije ati, byose wabikoze ubibonereye. Niba warakundaga Nadine, ugomba kubwiza ukuri Roza, ukareka kumubeshya ko umukunda, kandi mu by'ukuri uzi neza ko atari byo. Ntabwo wagombaga kugeraho muryamana ngo utume ahagarikwa mu itorero, yirukanwe mu kazi, uzi neza ko utamukunda. Wagombaga kumubwiza ukuri. Ariko nanone aho kugira ngo ukomeze kumubeshya, mubwiza ukuri, ababare, ariko byibura azi ukuri. Mubwire ko utamukunda, arire yihanagure. Mubwire ko murebeye ubusa, ko utigeze umukunda. Mubwire ko yakunze utamukunda. Manuel yakomeje ambwira ati, ariko ari ugiye umukobwa wakwishimira ko wamukorera nk'ibyo ukorera Roza? Naramushubije nti, wikuri guvunika Manuel, inama nabimvise, reka ntegure uko nzabimubwira. Nari maze iminsi sa n'uwaretse kumuvugisha, kandi nawe ntiyaherukaga kumvugisha. Ariko uwo munsi wo naramuhamagaye. Twabanje kubazanya amakuru, ariko nza kumusaba ko yajya ahiherereye, kuko nshaka ko tuganira. Yambwiye ko ari mu cyumba cye, ko rero twaganira. Nuko ndamubwira nti, mbanje kugusaba imbabazi Ro, nakubwiye nabi, ariko nanjye siki. Hari impamvu yanteye kukubwira kuriya. Mu by'ukuri nifuza ko ubucuti bwacu bwakomera, ababyeyi bakabimenya, n'inshuti zacu zikamenya umubano wacu. Ariko nk'uko ubizi, ibyifuzo byacu siko buri gihe bibimpamo. Nakoze ikosa rikomeye. Naguhishe ko mfite umukunzi, ari nayo mpamvu ntifuzaga ko ubwira ababyeyi bawe ibyanjye nawe, ngo ejo batazumva nasabye undi bikabatera agahinda. Ariko igihe ni iki ngo umenye ukuri Ro. Nzi ko bitoroshye kumva ibintu nk'ibyo, ariko aho kugira ngo nkomeze nkubeshye kandi nkubabaze, basanze byaba byiza umenya ukuri. Rwose mfite undi mukobwa nkunda. Nyuma y'akanya twembi ducecetse, ntegereje kumva icyo ambwira, Roza arambwiye ati, ubu se ko kwiyumviza ukuri kwa Kelly, ubu kumpemukira bigeza bizakumarira iki? Nukuri mbabarira Ro. Twigishwa kubabarira, ariko nkubeshye nakubwira ko nkubabariye. Gusa urakoze kumbwiza ukuri. Ndabizi ko bitoroshye, ubitekerezeho, nusanga nkwiye imbabazi uzazime. Ninarakosheje, ariko ntabwo nifuzaga gukomeza kongera amakosa ku yandi. Ntabwo nagombaga kubagarira yombi, kuko ninamaze kumenya iryo nkwiye kwitaho n'iryo nkwiye kureka wenda ari kuma. Kuva uwo munsi sinongeye kubunza imitima nibaza uwo ngomba gukunda n'uwo ngomba kureka. Ninarahisemo Nadine. Namwitayeho nk'inkimwe. Namuhamagaraga kenshi, nkamwandikira, nkamuganiriza, nkamwoherereza impano, mbese mukorera icyo ari cyo cyose nk'umukunzi wanjye. Nanone yagezeho agaruka kwa mwene wabo kubasura, nanjye mboneraho. Icyo gihaza sinamuheje no mu bucuruzi bwanjye. Yinjiraga muri butiki yanjye atikandagira, n'abangiza aho njya agasigara acuruza, n'abatari babizi bamenye ko Nadine ari we mukobwa nkunda, ndetse bamwe ntibatinyaga kumwita umugore wanjye. Kandi koko uretse kuba tutarabanaga mu nzu gusa, naho ubundi yari nk'umugore wanjye.
Muri iyo minsi ubwo yari aho twaganiriye no ku bijyanye n'urugendo rwacu. Namubwiye ko nifuza ko twatangira gushyira ahagaragara urukundo rwacu, tukabimenyesha ababyeyi, baduha umugisha, tugategura ubukwe tukabana. Nawe yambwiye ko aribyo yifuza. Twateguye ibijyanye no kuzajya gusura ababyeyi banjye, twavayo tukazajya gusura ababyeyi be. Twaganiriye ku bisabwa kugira ngo izo ngendo zombi tuzazikore, dusezerana ko tugiye kubishakisha, hanyuma tukazateguza ababyeyi bacu. Muri iyo minsi nashatse akanya mvugisha ababyeyi banjye. Twari dusanzwe tuvugana, ariko uwo munsi wo wari wihariye. Nari mfite ijambo ry'ingenzi nshaka kubagezaho. Icyo gihe hari ku mugoroba bavuye mu mirimo. Bampaye umwanya rero, ubundi ndababwira nti nkuko mubizi maze gukura kandi nashaka gutera ikirenge mu cyanyu, nanjye nkagira urugo, nkagira umuryango. Data arambwiye ati nuko. Nti rero nuko twitegura, vuba aha nzazana n'uwo mushyitsi abaramutsi. Data arambajije ati ni Roza se ugiye kurongora? Nanjye nti oya, nibagiye kubabwira, ariko Roza twaratandukanye, twasanze byaba byiza dukomeje kwibera inshuti. Data arambwiye ati nta kibazo, ariko aricyo nshaka kukubaza kandi ngira ngo uranze. Ntabwo nkunda amazimwe. Nanjye nti bateze yombi. Nuko arambwira ati mu minsi ishize hari inkuru twumvise, tugira ngo ni ibihuha turabyirengagiza, ariko ibyo mbwiye bitumye ngira amatsiko. Ese umuntu wavuzwe ko yaba ari watumye Roza ahagarikwa mu itorero bikamuviramo no guhagarikwa mu kazi, yaba ari wowe cyangwa n'undi? Data nari muzi, yangaga umuntu umubeshya. Rero namubwije ukuri. Namubwiye ko ari igihe twari turi kumwe. Ubundi arambaza ati ubwo ni ukuvuga ko ari wowe watumye acibwa? Nanjye nti sinzi niba umuntu yavuga ko ari igihe, ariko igihe twari turi kumwe. Data rero yarambwiye ati none nyuma y'iminsi aciwe ushatse undi? None se kuki atari ushatse? Wasanze se atakubera umugore mwiza cyangwa se igishongore nk'abo bandi? Narababwiye nti muzi neza ko umuntu akundana n'umuntu uyu munsi, ejo bagatandukana agashaka undi. Natwe niko byagenze. Ntekereza ko ibyo ari ibisanzwe. Mama yaramfashije yumvisha data ko ibyo ari ibisanzwe koko, ko umusore arambagiza benshi ariko agahitamo umwe, kuwo niba narasanze ari biri hanze nkwiye kumureka nkashaka uwo nshaka. Ahubwo yambajije niba umukobwa ngiye kuzana kubasura muzi neza. Namumaze impungenge, mubwira ko muzi bihagije kandi ko nabo bazishimira kugira umukazana nkawe. Nuko bageraho barabyumva, bambwira ko bagiye gutangira kwitegura ngo tukazasanga baraduhishiye. Jye n'umukunzi wanjye twateguye umunsi tuzageraho, nabo turabamenyesha. Twatangiye kwitegura. Buri gihe iyo twaganiraga no kuri uwo munsi udasanzwe. Nadine yambwiraga ko awutegerezanyije amatsiko, kandi nanjye rwose byari uko. Nifuzaga kwereka iwacu umukobwa nakunze, bakareka gutekereza ko nahisemo nabi ubwo namusimbuzaga Roza. Habura umunsi umwe ngo tujyeyo, namuhamagaye nimugoroba ibisanzwe, turaganira, ariko nza no kumubaza kuri gahunda twembi twari dufite mu gitondo. Nadine yambwiye ko nta kibazo rwose, ko yamaze gutegura imyenda azambara, ahubwo tuvuga naho tuzahurira. Mu gitondo cya kare ubwo nari ngisinziriye, Nadine arampamagaye. Ndebye ku isaha nsanga ni 11:00. Nuko kumubaza amakuru, ambwira ko yari meza, ko ariko abona gahunda yacu idakunze nk'uko twe twabiteguye. Nese mubaza nti cyagenze bitese? Ambwira impamvu itumye ahindura gahunda twa tumaze iminsi dutegura. Nibyo cyari ikibazo, ariko sinuvuga ko cyagira ingaruka kuri iyo gahunda nk'iyo ikomeye. Ubutaha nzababwira impamvu yatumye dusubika gahunda twari dufite.